Hano hanze hari ikibazo cy'abantu bafite ikibazo uburyo wajya unyazamo umudamu wawe, kuko akenshi abagabo bafite ikibazo cyo kuba bagira impungenge ngo nimba ari amazi koko ngo umudamu ngo amanura mu gituba, ngo nimba koko ngo ari isoko koko nziza, atari ya mazi y'amatuburano yo kuba banyweye inzoga ugasanga umudamu ngo yagutuburiye. Akenshi buriya amavangingo ya nyayo aba ari ya mavangingo y'umweru, ku buryo nubwo waba uri kunyaza umudamu nawe ubwawe urabyibwira. Buriya amavangingo ya nyayo ntago aba asa umuhondo cyangwa ase nkaho ari umuhondo wijimye. Amavangingo ya nyayo aba ari amazi y'umweru, kandi koko nawe ubona ko agaragara neza ku mboro, uko umugore agenda ayasuka ku mboro umugabo ariko agenda amunyaza, aba ari koko ari amazi yera de. Iyo wa mugabo abonye ko ari amazi y'umweru, burya umugabo yanashiduka yakubisemo n'umunwa, kwa kuntu umugabo aba yayishimiye. Kandi nta mugabo wese koko udakunda ari amavangingo, kuko afite icyamara ku mugabo. Umugabo buriya utazi icyiza cy'amavangingo, buriya umuntu utazi ikivu burya nta kintu abazi. Nicyo kintu gigize igitsina kuba cyaryoha. Uko umugore agenda anyara, uko umugore agenda asa nk'ukunyarira kwibya, uko amazi amanuka ku mboro amanuka kwibya, ni kwa kundi wa mugabo agenda aryoherwa. Ugasanga kwa kundi kuba yarananiwe gutera akabariro, ugasanga imboro ye yaraguye, ni igishyukwa, ni ikibuja, cyangwa ngo ugasanga umugore n'umugabo ngo ntago bigishoboka kuba bajya mu buriri bumwe ngo batere akabariro. Ariko iyo uriya mugore agize gutya agasa nk'umuhereza kuri kivu rwose, umugabo arongera imboro igahagarara. Ubwo ari amavangingo kuko aba afite ubushyuhe bwinshi cyane, wa mugabo kuko imboro iba yaragiye igasa nkaho ikonje, igasa nkaho itagifite ubushake bwinshi, nayo ari amavangingo aragira icyo amarira ya mboro. Ugasanga wa mugore afashije umugabo kuba yabatera akabariro bose bafite ubushake. Kuko buriya uko umugore nawe agenda asa nk'uyamanura, ugasanga imboro isa nkaho nayo yishima, niko na cya gituba nacyo kigenda kifunguka, ugasanga nawe atangiye kugira ubushake. Uko agenda agira ubushake, niko noneho nawe wa mugore atangira nawe kuryoherwa. Buryo wa mugore uko agenda aryoherwa, wa mugabo uko agenda akozeho umutwe w'imboro anyaza gake gakeya, wowe uko ugenda umufasha usa nk'uyamusukaho, usa nk'unyara wishimiye imboro, ni hahandi noneho wa mugabo atangira akaryoherwa, akavuga ati koko uyu mugore afite igituba kiryoshye. Igituba kiryoha ari umugore wabishyizemo uruhare. N'umugabo nawe agira imboro iryoshye kuko azi kurongora, agashimisha wa mugore nawe akarangiza. Uko wa mugabo agenda arongora wa mugore akarangiza, burya nawe wa mugore niko yumva uburyohe bw'imboro. Buriya rero imboro n'igituba ni ibintu bigira amagirirane. Nimba umwe ashyukwa akarongora akarangiza, wa mugore ugasanga ntago yishimye, ntago byaryohera rwose. Muri umwe babiri, umwe araryoherwa ariko undi ntaryoherwe, ugasanga mwese muri babiri nta n'umwe wumvishe uburyohe. Umwe yumva ko undi yaryohewe, cyangwa undi akumva ko ataryohewe, noneho bigasa nkaho igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina musa nkaho mutagikoze neza, kubera yuko mwese ntago mwihaye umwanya uhagije kugira ngo igituba kimuhe neza, n'imboro nawe yimuhe neza, kugira ngo umurongore igeremo imbere. Ni hahandi uba wakoresheje akagufu gakeya. Akenshi buriya gukoresha ingufu nyinshi cyane ntabwo biba ari byiza. Uko ukoresha ingufu nyinshi cyane unanirwa vuba, kandi noneho uzi ko uba ufite n'ikibazo cyo kuba kutagira umushyukwe uhagije. Uko ukoresha imbaraga nkeya, niko bwa bushake busa nkaho bwisuganya, ugasanga ya mboro igize ubushake, noneho ugatangira kumva uburyohe bw'igituba. Niyo mpamvu rero ugomba kuba wakoresha imbaraga nkeya ugitangira gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Iyo wihuse ni hahandi nawe wumva igituba gikomeye, kwa yuko wa mugore uba usa nkaho wakoresheje imbaraga nyinshi, igituba ugasa nkaho usa nk'ugikanga, aho kugira ngo umuhe umwanya wo kwisanzura mu kunyara. Akenshi ntago kunyara ari hahandi umuntu anyarira inkari. Usanga rugongo nayo niyo
isa nkaho ifasha umugabo kugira ubu buryohe, ukagenda akora kuri rugongo asa nk'uyimanura, asa nk'umanuraho imboro azamura rugongo nayo uko ugenda ibyimba isa nk'akabyimba kazamura kakamera nk'imboro, ni kwa kundi noneho wa mugore niho utangira kurebera ubushake afite uko bungana. Uko agenda aryoherwa rugongo igenda isa nk'izamuka kagasa nkaho kari agashyimbo kabyimba ariyo bita rugongo. None wa mugabo nawe ntago wahita ukoresha imbaraga nyinshi kwayo kubona ko umugore yagize ubushake bwinshi, ahubwo wowe usa nkaho urongora ku mpande ugasa nkaho nk'umunyongeramo imbere usa nk'ucumita gake gakeya, uko igenda uyinyerezamo imboro gake gakeya niko wa mugore nawe agira ubushake bwinshi, bitakugora kuba ari buze kukugora kuba yarangiza uburyo nawe umurongora akarangiriza rimwe. Buriya akenshi ku mugabo utasobanukiwe ngo rugongo cyangwa igituba cyangwa imishino ni ibintu bitatu bigize igituba. Uko biriya bintu bitatu bigize igituba nibyo bituma imboro iryoherwa. Iyo umugore afite imishino biba akarusho kwa yuko ya mishino igenda ikora ku mboro, ukikora ku mboro gake gakeya igasa nk'isubizamo imboro mu gituba, uko imboro izamuka asa nk'uyikuramo ni kwa kundi nuratangira ya mishini igasa nk'ayikabakaba ya mboro, ugasanga wa mugabo nubwo yaba adafite ubushake, bwa bushake buhuje kubera yuko afite igituba gifite imishino. Muri iyi mishino icyiza cyayo isa nkaho ikabakaba imboro, ya mboro nayo ikakomeza yumva yaguma mu gituba, kwa kundi umugabo nawe yaryohewe ugerageza kuba ya mboro utayikuramo yose, ahubwo ugasa nk'uyirekeramo hagati kugira ngo ujye ucumitiramo hagati unanyarizamo hagati, bikaba akarusho wa mudamu akagufasha akajya anyaririmo. Akenshi hari abantu ngo batazi ngo kunyara irimo, ibyo nabyo mujya mukunda kubibaza cyane. Kunyara irimo aba ari umugore woroshye, usanzwe n'ubundi woroshye. Iyo woroshye n'ubundi birakorohera kwa yuko akenshi amavangingo aturuka kuri rugongo hejuru, twatuzi tukagenda tumanukira ku mboro, wa mugabo nawe ariko agenda gucumita, none ya mavangingo ukagenda amanuka akamanukira mu gituba mo hagati, cya gituba kigakomeza cyoroshye, wa mugabo nawe nikakomeza agira ubushake, ugasanga arongoye umwanya munini cyane. Uko arongora umwanya munini niko yumva uburyohe bw'igituba, kwa yuko wa mwanya munini ugufasha kuba waryoherwa. Akenshi ari abavuga ati nibaryoherwa ngo ntago bumva ngo kunyara irimo bibaho, biranashoboka, ni ibintu bibaho, kandi hari abadamu yego batabizi, akenshi bazagenda wenda batubaza, niyo mpamvu wenda tugenda tubasobanurira, niyo mpamvu tubabaza ibibazo. Hari abatuhamagara bakatubaza, tukababaza, tukabafasha kuba wenda bagira uburyo babigenzamo ku bagabo babo kugira ngo nabo babaryohereze mu buriri. Uko umugabo aryoherwa niko agira kugukunda no kukwishimira, ugasanga na cya gituba cyawe ahoze yumva yuko na wundi mugore yatekereza ati wa mugore wiwe koko umuha igituba neza. Niyo mpamvu rero abadamu mutazi gutanga igituba neza, burya ni nkaho uri kwirukanira umugabo wawe. Mujye mugerageza mutanga igituba neza, kubera yuko igituba iyo ugitanze neza ukagira umugabo wawe, nawe agira ubushake bwinshi buhoraho, nawe nakagenda avuga yuko yagize ikibazo cyo kutagira ibyishimo mu buriri. Burya iyo umuntu afite ibyishimo mu buriri burya nta kindi, kuba yuko buriya iyo umugabo akurongoye akarangiza kumva araryohewe, nta cyabuza kuba atagushimira. Iyo agushimiye rero ni kwa kundi nawe afata umwanya uhagije akajya kurongora bihagije, ntawe akagukorera cya kintu nawe watekerezaga ati uyu mugabo koko ntago nari nzi yuko azi kunyaza gutya, akaguha umwanya uhagije akakunyaza ku buryo ugira uburyohe bukagushimisha, nawe ukumva uraruhutse, ukumva nawe utekereje koko imboro kiryoha. Babandi rero bagira ikibazo cyo kuvuga ngo barabyaye bashakanye n'abagabo babo, ati ko sinne numva imboro kiryoha. Burya imboro iraryoha, nicyo kintu kiryoha kurusha n'ibindi, kirusha n'ubuki mu buzima, kwa yuko akenshi pe buriya urabona ko ubuki buryoha, ariko nanone buriya imboro iraryoha iyo izi kuba yakurongora neza ukarangiza, kandi agafata n'umwanya wo kukurongora abyitondeye, kandi akakurongora umunsi ku wundi adafashe umwanya wo kukurongora, kuko
ari impamvu y'uko ngo yubatse urugo. Burya yego biba ari inshingano, ariko nanone nta nubwo aba ari n'itegeko kuba warongora umugore wawe buri munsi, ariko murongore mu gihe nawe wumva ufite morale yo kuba wamurongora, kuko n'umurongora wumva uri kumwikiza ngo nuko ngo ari umumadamu, ngo atagira ngo navuye ahandi ngo cyangwa nagiye ahandi, burya uba ukoze ikosa. Uzaba warongoye nabi, utangira kurongora nabi, ahubwo ntihazarushaho kubona ko